Hey, morning Daddy. Meze Sabe. da ko wanjyaniye. Shabrai na Galina. Ase kuki byutse mwakoka kandi nta cyayi gihari. Kose je ndimo kwandika ngo urugo ubona nta kintu nta muro jya muri urugo nta murongo rigira wagira ngo nta mugoro uhawe. Daddy munte musikani kirimo gitetse hariya ahubwo no kuba utakirede nawe. Ubu ngubu uzajya muri temuzi kwishakira mw'ibyayi nyine narababyaye narakubyaye narashatse ngo nanjye ngo ndumugabo mwe. Daddy nabyutse njya ku muhanda araruguru barakamenya ngiye kureba nashaka gukorera ka surprise atari gutegurira. Bizatumye Surprise kameze gute se? nyira ni surprise nasi kuki makumbaza imeze pe. Asha dureka mubwire mukobwa wawe kuva ejo bundi twasohoka nabonye ari ibyo nabonye bintera kwibaza Bigitse Daddy ko beze mama wawe siko bwa mbere tusohokanye zirandino wabonye zimeze kuri buriya yazikuye nawe umbase ariko rabizi iterambere ryaraje abanasibiriza muri telefone wasanga naragiye kuri social media nawe wamenye social media nose yeko ariko najyanaga nawe waba yagiye mu kazi za social media zijyaho rya nose agiye mu kazi wicaye tugize abakiriya gatera akajisho gatoya ni hahandi mwebwe muvuga ngo mwahombye ugahugira muri telefone abajura bakaza bakabiba. Daddy yakubwira ngo yahombye ntamegeza ahomba Sorry. ahubwo mbona ile mubyo yicaye bindi n'umusikiri yatigye bindipa. Kogoza wanje Abe ngo bimeze bite ibintu ko ari uburyohe ndahira nicyo tera umukunde sha iyo wanshatse banze ko ibintu ari sawa ibintu bure ukuntu nsa neza cyane asa nk'umuntu ufite amafaranga. Ikibazo ni uko yabona ari mu ibanga ariko ubundi asa nk'umuntu ufite amafaranga. nese ko bitangiye kunsetsa ahubwo utari wanabimbwira bimeze bite Business yacu urabiziri mu kazi cyane cyane ko iyo ikintu kije mu nzira yanjye nawe tubigendanamo neza apana ko gasozi je numva nishimye meze neza. oya nibyo hanyuma rero gibuzo ubogoza hano wahabonye ariko wabonye ukuntu hameze hameze neza buriya kano ka restaurant uvuga restaurant wivuga ka restaurant uvuga ka restaurant ubuse business dukora na restaurant mfite urabona hari aho bihuriye nuko tubyita iyi nyine ni bya bindi ni nko kureba umurari na adresse hanyuma rero tutaragera kuzi nasanga ubwire kuda business iriya business nyine ibintu byose ni woke ndashaka kubaza akantu kamwe mbwira wa muntu hari icyo bimuganirijeho kugira ngo ajye turushaho kutubikira ndimo ngomba kwibuka rero mubwire koko niwabonye akantu nakuyemo ka kaboro byo nubwo nakwihoreye arabibonye umva eka nguhe inkuru rero dore ubu mufite hano hoya ngoko we impamvu naguhamagaye ngo duhure mufite aha ariko wabonye ukuntu ari mwiza reka nkubwire ariko ntunyange ntabwo nkwanga nakubeshye n'ukuri inshuti yanjye nagukora agafapa hoya wallahi ni mwiza Bugari muzu noneho rero ntabwo ujya wisonda ntabwo nitaye ku bwiza burya ego umuhungu nkuriya uba uri smart wumvise ukuntu ahumura arahumura iriya business yacu ngo tunavuge gakeya hakagira n'umuntu kumva ko ibikozi byahanganya mbona bijujura biba bivuga ngo ariko mabuza kure y'amafaranga aka karesitora niko kamugirira amafaranga gutya uriya muhungu rero ari smart yambara neza arahumura ubu ndashaka kumwigarurira neza kugira ngo ibintu byose aba ari we dukira mu gakino kumbi burya nakugiraga inama ngira ngo umuzane mugire inshuti mugire umuntu ukunda nzi ngo wamukunda kumbi ni business nta kindi ushaka urukundo narwo rutangiye kuza ariko mugize wa business ubundi ngiye nka twikunda ari umva two kujya kure ahubwo reka mpamagare reka nkwereke sasi imwari dushaka kohereza ariko ndashaka kukubwira akantu kamwe urabona ahantu nkorera hari abantu batangiye kuntuganuka yego niyo mpamvu nsigaye nambara ibi bintu uri kubona ibintu nambaye ibideye njye ndashaka inzara narazicira umusatsi ndashyizemo utuntu tworoheje kugira ngo hatagira umuntu nkeye ko bari batangiye kuntuganuka uriya mudamu imeze gutya na gutya na gutya
amafaranga yakurahe nsigaye nambara ibintu by'abarokore ibintu biri aho ngaho sintinya kugenda mvuga ngo Yesu azaza dore za wigi zawe wakuyemo dore nabaye umuturage uri aho ngaho ntawe ugifa kunyibaza ndetse gato ndebe ariko reka nanamuhamagara ntarenze kiva hano sabiseze sabise abakozi baha nabo nta ewe abana b'ubu sabiseze abana b'ubu ntibacyumva ariko Mana we abaye sangaye kandi amasomo arabatangiye ntabwo bikunda no kwiga kera sasa ni sone yararase bafisha sone yaburiya ntabwo yapfa kubivuga ntabwo mwari mubizi sone arabonye aziga achievement bebe ujya wagize achievement nagiye urabyumva cyane nanjye byabaye nka surprise maze cyane bagire ngo naketiya akora cicitse uswari nyingiragiza no kumusanga muri classe ngo ndeka avuga nanjye ya mukobwa yaranyomeye ndakeka yirata ariko simbizi uritonda umuntu utaritonda akabimenya umuntu umenya ko yitonda nese wemeze bite bose babonye bourse cyangwa mubonye ko mwakozaga harya nagakungu agakungu se turimbwa gapfenga ku maso byo bizatuma utabona borose ibyo yikundira meze uti wasikayi yewe meze fresh none se muri mubi cyane uko mbona mwateranye turi kuvuga ku masomo gatoya ntabwo byemewe gusohoka ndebera wa muntu witonda nawe ndebe shaye umwana waranatindanye uyu wamaranye iminsi na James yamura none se muri mubi kingema ese kuri kugenda twirinde wasaze byagenze biki nasaze se kubera iki ngiye mfite amasiripurize menshi ngiye ntabwo nzaba ndi kumwe namwe byagenze gute ndetse bo bose babonye achievement natubwire ninde wapfuye ngewe ibintu byanjye birari ibanga niwe wapfuye ndetse babonye bose mwese ndababangamiye kuba nje mu biganiro byawe nimba wayibonye mbishashe umuntu yirirwa mu miziki ntabwo yigera ava muri club no mu dukobwa abakobwa noneho muri za filime zibajyamo bazimurora baririmbire se oya nabo uzi kuririmba uretse rap ni uguhita dukubita imirongo nk'iyababusha ubuzima bwanjye wari uzi ko nabonye achievement se ruri wagiye pase yawe se ni ugiye kujya ku ikosi hafore nihe susu zankumbura yarakuraruye none pasi ako rero sikarata agona ukundi kuntu njye ntabwo ninde ubiyobewe sone mbese ubu ngubu uri kumwifatiriza twese ntabwo dufite amakuru erega nuko mukunda sinishyira okay nganga ari umva nyine shagiye nyine reka wenda mbabwire izi serivisi mubona mfite nari mbiye gupinzinga kubera ko hari amasomo nshaka gusubiramo ndi umwe mu banyeshuri babonye kuruse ariko James tutabesha wowe si twawe ntabwo n'ubu ndabyemera wabonye umuntu yirirwaga muri filime ngiye kujya kwiga Texas uwo muntu yabona buruse iyo ngeze mu rugo ndi amamagara ambwira ngo sikanga ubundi stu ya gusa nyine mwese namwe hariyo muri mwese hari undi wabonye buruse ndaza kureba kuri orere bamanitse mu kigo ndebe niba hari undi bashizeho keti ese kutavuga yewe urandi kuvuga nuko n'abantu bafite amashari ntabwo bifite amashari ahubwo ikintu cyambabaje rero ko wababaye ninde wagututse bakubangamiye none ndetse bose yabonye buruse urabona kumubaza niba yabonye buruse wayibonye tuzajyana buri wese ajya ahantu bitewe n'aho ikigo cyamwohereje kandi fakirite twiga ntabwo ari zimwe sibyo niba niga medicine mwe mukaba mwiga sayansi ntabwo twajya ahantu hamwe kandi birumvikana wabaye seri yes ngomba kuba seriye sibyo se ndetse bera wigagiye ako n'umukobwa ashobora kuba niyemera
kumva ukuntu bari kuvuga yirya ariko Brown mukajya mubangana ngiye kuva mu ishuri ryabo abagize nyampinga Koki nta kibazo none se gahunda ihari yo ku kigo uyu munsi niye ntabwo niho ubwo nkihagera ntabwo nzi ibyabaye so niwamfasha ukamenya se cyangwa nzamuke hejuru njye kureba ushaka ndashaka kumenya gahunda ya kigo bigora abantu ndi serious kandi kaze muherekeza ako so numuherekeza ndabasabye mwese James umuhungu uri seriye muri kajye kwirebera cyo cyabimenya namuherekeze ntari ako ntukikure mbabwira ikintu kimwe vuga ko wamushakaga we wamushakaga n'ubundi wamujyane ntega amatwi mwumve ni ukuvuga ngo yaba ari uwabonye buruse n'utayibonye kandi twese turi abanyarwanda murabizi ariko icy'ingenzi ni uko buri umwe wese focus ku gihugu focus ku muryango discipline igomba kuturanga oya nubwo mubona ndi umuririmbyi rimwe njya mu mastudio ariko ukunda James Sonia mwage mureka urukundo ruganza ahantu hose urukundo twatureka banabikora kaho bayamufitisha ariko uri kuvuganisha ari mukobwa okay nta kibazo nyuma y'ishuri abakobwa bose basaga afashe James umva mbabwire nyuma y'ishuri ngenda za kubakora gasa rega ni boga ngiye kwitegura navuganye na papa ngiye gutaha mu rugo gato hari umwana wadagisha usanga papa wawe mwana ese uri ariko papa cyagiye mu bari ni mu mbari n'ubundi yagiye mu mbari reka tuze gukomeza ishuri nyine tuze gukomeza ubuzima busanzwe nyuma y'ishuri kubera ko harakayize hari bimuherekeza cyangwa musatsi umuherekeze uyirarura umwana w'abandi ca ahangaha ufata soni nafate ubu nagutereta abantu muri classe ndetse so nibamuherekeza ko ubu muherekeze n'undi wari wabishatse muherekeze ndetse umusezeye uradusezeye nagaruka yego ko mana yawe abahungu barabararusha shaka soni akari shasoni yariyemera ahubwo yishyira imbere bakuguru kwa mama yumva re uriya musipo so uri kuntu yamusize ahubwo se umunani buriya akaba kamwihomaho cyane uriya muniga siko kafata wabonye wese soni yazi ngo yarakunze ariko nanjye uzi ko uriya muniga tukigigana nterese waza ubyumve ngo aritonda wamwumvise abuze ngo iki wabonye uriya mungu yitonda mubonye yitonda pe urumva rero seri nyine reka nze nkwereke imari ukuntu imeye gusha kanze ndebe ariko se ubundi namutumye reka ndebe umwana ntuma hano tabiseze ne wari uri mu yewe data we onarimbaye ndi muri ziriya mirimo hari mufite akazi kenshi se turi mu mirimo uri guhata ibirayi umuhungu wawe ngira ndakwita arasetsa uyu nguyu umuguze muri bizinesi yanjye ariko n'abakozi ukoresha hano bose nabonye ariko bameze barasetsa ni abana beza genda urebe muri sitoke hamwe mbika ibintu byanjye unzanire igikapu kirimo cy'umukara hari icy'umutuku hari n'akandi gatoya kamwe gatonya k'umukara urakazi napatenye ndimo ndapromisa genda urebe urufunguzo hariya muri kese umfungure sitoke ukankuriremo hanyuma ukansabire hano ureka nyaruke ibintu myemete yego ma ndakugura n'agacupa nimugoroba hano mugira ibirori n'irongora nibyo nirirwamo nirirwamo ntugire ngo yewe wagira ngo avinde imwe na wa muhungu wanjye nkoresha mu rugo ni ibirori n'ibirongoranwa nk'uko bivuze ariko nizere ko biri kugenda neza ikigaragara cy'ufite amafaranga reba ukuntu usa bo tuyasangira ubwo ngubwo cyane n'ahandi hantu nyinga si gusa none se reba nyine ewe nta ni haha isura isa neza masheri wakoze bashoboza rakoze ni ukuri gusa amaze iminsi ifite utuntu tw'udustresse yewe data we wakirimora ni nk'umuzigo yego iyi busi nakigendera genda n'ubundi ukomeza akazi nta kibazo turavuga utunganye yego urumva rworoshye ni hano se se nturiya muhungu wawe n'umukozi wawe ntabwo barabibonye banasizeho indafuri ego bogoza wanjye ubise ikintu ngiye gukora tukicarana impande abari nibyo kamamagare bogari kamamagare bogari aze muramuti kamayuramo ngo nanjye basi tuzagiye sibyo ra afazari uzampe pasinde
chérie, papa, neza biteye. Ndiwe neza. None se waba uri hafi ufite na karoti wabansanga tukavugana hari ikibazo? Okay, sawa sawa. Okay, Semne numushobora kwiyimangana ko kudekora. ego ntajya apfira buriya araye. Ni dudu yuzidi Yasubirizo. Anoti batunga kunyengo umwana ntarekunda uri itangira uza ahubwo rwazutse ra ntiwamenye. Rutangiye Shangazi gafite sheri. Shaka ubwo turagiye rero tugiye muri gahunda zacu ko tube tubaye. Sinabyo mugirane nimugoroba. Oya reka tube tugiye turasubira ibona cyose. Shaska ningera muri Kigali sheri nzaryoshya Kubatwika bro. nzarara mu kabari ijoro ryose Ukuntu nakumbuye barayiguteye. Ari mama ngo James yateye inda Sonia nimba atari ibihuha. Sonia saracabyara kabu bariya batujya mu ishuri twese twarabazifunze mana Ibaza twite cyaze namwicara hejuru nkavuga ata Kuntu kaba karigiza ntabwo nkundiri Aretse bayimutera. oya ngeri akakosi gikunda Sonia ko James buriya mba numva hari ukuntu sikanje noneho sikaturekanye n'ibyo bindi reka tubireke bariya abakobwa bagiye kagakobwa kandi ka bera nabonaga sinzi ukuntu Koko bundi burabirane bikiwe kuko nabona gura mukobwa asagiye no kubira. noneho njye nagize iseseme sinzi Asa James yahaye abakobwa. James ego uriya mujya amara akora siporo hari ukuntu agaragara nk'umuntu w'ubwogara ariko Ahubwo ngo gatanga ibice. yego rega iwabo ni abakire babirwa bamwohereza amafaranga Uri igitsina gore. iwabo ngo ni abakire birwa bamwohereza amafaranga ariko nabonye ntacyo atwaye tu Azo ko ibintu Sonia yambwiye ni bimeze biteze ngo wakuyemo inda. abagira amahirwe zivamo Nese undi nimbara imubwiye ni ngombwa ze batubivuga we wa waretse ntacyo atarayifuza. ntugavugane n'utuntu tw'udukobwa nka turiya umukobwa buriya uba warezwe n'umubyeyi umwe niko bimeze Ngashe nawe gihitamo ifite ugendana nazo. oya njyewe buriya nta n'inshuti nkunze kugira usibye ko twicaranaga mu ishuri Uzi Sonia no muri quartier ni kuraba mwiza. ego mwabanye mu Rwanda cyangwa simbizi Basi sava mu Rwanda nawe si uwari. bariya bantu usanga ari nk'abo mu cyaro ukuntu hahandi mba numva Sonia n'ubundi wabo ni nyakariro sheri. Uzi mama we akubura mu muhanda. nagatangaje Ariko wabona hano yagiye inyo yazihengetse ngo uzatinya abakobwa bagira utugambo uzatinya abakobwa bagira utugambo baba barabuze umwanya wo kutuvuga ngewe ni dero umukobwa nzamukubita ntabwo umutwe. nta mpamvu yo kumukubita ariko shangewe Reka nta mukobwa ujya unyaho baranze sikari. digo Umva sha tujya kungurira se akantu hari amusoko. hari ibirenze Amafaranga usigaye ufite. mfite amafaranga se shahu ariko ntariba akantu nakagura n'ejo nyine nakagura n'ejo ejo basi reka nzakagure kuko none urabona ko duhuye twese turi kwiruka kazakagure hano Ngo mana umva se njye ya boro nakwiye kureba wa mufite wanjye ubwo nawe umva ejo akantu kanye ndagashaka wa mukobwa we. ntari shashu ariko nka kariya gakobwa kaba kaje kunyibaraguzwa kanzanaho ubugambo birigwamo ubu ngo nakuyemo inda njyewe Keti nakuyemo inda igicucu cy'umukobwa kitagira ubwenge sinzi niba biba byararezwe ngo nakuyemo inda uzi nka turiya tugamba dukuye umukobwa arambabaje njye nafokansikize n'amashuri ndi kwiruka n'ubuzima bwanjye bw'amashuri none batangiye kuzana ibintu byo gukuramo inda buriya yagize imana nuko turi inshuti nanze kumwereka uburakari bwanjye bwa kabiri nanze kumwereka isura yanjye ya kabiri ariko aryenye Umva sheri yaraje rero reka dutegereze turebe. Kanyoze reka nkubwira uzi impamvu uri gusa neza arimo kukwitaho muri kwitanaho mbese mvara niyo mpamvu urabona se uri gusa nk'uko nsa gake gake ume pase rero cyangwa ukora agapapu
ebaga papa nawe yarayemerewe ariko buri kandi urukundo rugiye kuzamo ruri hese ngo rwaza neza ariko ni gake gake ngo muhamagare bwakeye namuhamagaye ya uraho haba meze neza bishimye karibu iraho namwe makuru kumara tugerageza wabishimye bokosa mu mama w'Espérance akora ibintu bya bizinesi akavuga ibintu akora mu bintu bya kayesi ubwo rero nari namubwiye baze kuza hari umuntu ushaka kuba kugira ngo ahuze nawe yibone mu ifaranga nibyo dusanzemo rero bite se umeze ndanga kone yego namize wabuze ndaharu kumona se warwaye uduhe izuba tumaze iminsi tugenda ku zuba izuba ni bwinshi n'iyi minsi hari izuba ya rero uyu mama urumva n'ubu nari nguhamagaye haragiye kumwiza n'uwo muntu ariko nawe nari ngukeneye uribuka ahantu twajyanye Kicukiro kuri apartment nimero 22 yego ndayibe iriya mutike mwaranaganiriye mubiguranye n'inimero urabibuka umwana mwiza so hari utuntu rero banzaniye ngomba kunoba rero nabonye akazi ka hano akuye umumama ngiye kumufasha ndavuga reka mpamagare sheri amfashe amuharire tuntu Safira kireze asa neza ajye ntago naripana murakoze asa n'Imana kabisa rero sheri nyine ndagira ufashe ni kano konyine mane yakugezeyo ukangerezeyo gusa wakanyene muhamagare leta n'abayezi fasha ariko ako nyine aragaruka nyine oya arayitaza yi Aytanze right mukanya okeshe bava atutale merci baba bebe wa mwiza mba wihanganye reaction nagaragaje ko je natwawe ubwo se mba nkwitaho wowe ntabwo nakwitayeho ubwo niyo ukora ibyo ukora byari kuba byarangiye wumva rero nkubwire tugende turebe uriya muntu tubisoze ko nanjye ngomba kugaruka abakozi barankeneye sibyo sheri wanjye ubwo rero urabona ko aferi imeze neza sibyo reka rero tugende turebe utundi tuntu tujyamo ariko se ubundi uragenda nta kintu unyweye oya sha nari mfite impamvu iminota mikeya n'amasaha yamfashe kandi nagomba kugera ku kazi nkareba uko byifashe ahubwo twazasangira ubutaha ahubwo nawe ugakurikirana iriya diru ukamenya ukuntu bihagaze uraza kuma amakuru kuri telefone barabampamagaye mu kanya se umva twakugeze hasi Kandra bimeze bite? Ntako bimeze. Ko mbona se wishimye ubwo ntako bimeze? Oya, no gusekera ku mutsi w'iryinyo. Wabaye iki se? Mfite impungenge. Zaryabanga. Gusa nawe. Nisi ni gute ugira impungenge se? Ngegeye kwizera ko umutima ukanje. Oya, ntugire ikibazo. Uri tayari ko iri banga uzaribika?